Tukuza amasano y'umugabo ari hariya asomana n'abakobwa. Abakobwa ahubwo se nibasoma gusa Yego uziko nanjye sigaye ashaka kunsoma yaransabye abashaka ko ngo muha wowe ntabwo ubizi njye ntabwo ndi kubyumva neza byose bibaho ubundi umuntu aza yinjira gutyo mu kazi atabanje no kwaka uruhushya n'ibibazo byamucanze byagenze gute iby'urugo rwe byamuyobeye so urabizi bantu banjye ko ninjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugema mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe urabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni ngiwe kiwi tugomba gukorana so ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane modesha muri uyu mujyi wa Kigali aba diaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane ntimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru so guys ndagira ngo babwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izarizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi hari abantu bampamagara bakamakazi ka driver abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi ewana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro so nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese ndabakunda cyane mukore subscribe bye ubuzima bwa Kigali iyo kaminuza ya mbere ngibyo tubireke ahubwo mfite ikibazo afande kadaheruka kubona izina ryawe byagenze bite afande bakubwiye ngo uze kubimbaza yes afande imbare babikubwiye ko ndaza kumwirebera nta kibazo uko turi buvugana ntabwo bikureba cyane cyane ko no muri minsi ya business itakigenda neza naho nibyo yibazaga ese business yarahagaze cyangwa nanjye ndavuga ngo ntabwo bisobanukiwe ntabwo rero afite ikibazo gikomeye oya ntagire ikibazo niyo byagenda nabi urabizi ko iyo byagendaga neza byose nyine namureba kandi nzi ko iyo namurebaga nawe yakurebaga sibyo se ya niko bimeze rero nta kibazo byo ni affaire yo kurebwa n'abantu bakuze okay impungenge ubwo yarafite ubwo umuntu yazimumara ariko ubwo muri bwibonanire nta n'impamvu ariko nkeka ko atari wari ufite impungenge ahubwo ashobora kuba ari wari ufite njyewe nta mpungenge nagira ibintu muba muri gukora ibintu biba birenze ubwenge bwacu wowe n'ibyawe na fami birumvikana burya iyo umubyeyi arwaye bigaragarira mu bana nibo baremba cyane si byose ntabwo umuhungu wanjye araza gusanga ku bitaro ntagira ikintu akubaza ahubwo se mwagize ngo ndanamuzi ntabwo muzi pe wenda hari igihe yaperereza ugasanga kuguriho n'ibibazo byamucanze byagenze gute iby'urugo rwe byamuyobeye ku buryo ubona ameze nk'umusazi ko numva bitoroshye wahora n'iki ko umwana wanjye yatangiye iperereza ngo agenda amenya buri kimwe cyose uko byagenze uko niyivuje mbese gusa naza ko kubaza amakuru mwana wa uzambera imfura ntuzagire icyo umubwira ntabwo nifuza ko umwana wanjye asinda ntabwo nifuza ko urugo rwe atandukana n'umugore we ndabyumva rwose pe kandi rwose nimuhumurire naramuka aje nkamubona nkanamumenya ni ukuri nta kintu nzamutangariza pe rwose nimushyitse umutima mu gitereko cyane ko namenye n'imibanire yanyu hagati yanyu n'umukazana wanyu cyane ko nta n'icyiza bifuriza
ariko mwana nubwo nta cyiza nifuza ariko nifuza ko urugo rwabo rwakomera ntibasenye rwose. nibyo kandi nanjye niyo mpamvu nta kintu na kimwe nzigera mutangariza pe. ahubwo wari undi muntu wazanye bizinesi yo gucuruza abana, uwo muntu murakorana cyangwa undi muntu? yes umva bitaragira kuri ubwira fa ndi umuntu amuhagarika hakiri kare. Oya mubwire ko mubwiye ngo amuhagarika hakiri kare, uwo ni umuje kumvangira. bishatse kuvuga ngo nta kintu biziho? Nta kintu mbiziho na gito. afande rero amwihoreye azi ko ari umubiziranyeho. Uramubwira cyangwa umwihamagarira? umva nta mpamvu yo kwirirwa umwihamagarira, njyewe ndamubwira. Namubwire ko ngiye nshaka kuzaza kureba isura y'umuntu uri kugenda yangiza akazi. Uri kumva ko ngiye ntabwo ndi kubyumva neza. Byose bibaho ubundi umuntu aza yinjira gutyo mu kazi atabanje no kwaka uruhushya. ariko twebwe ndumva natwe byatuyobeye kuko uwo muntu aza yaje yitwaza izina ryawe. Ibyo ntabwo bitangaje cyane kuko buri gihe ufite urwego uriho abakwitirira babeshi. Kimwe nuko nawe iyo ugenda hariya mu muhanda wose muri karitsiye ugenda wita fani. Ibyo niko bimeze, ariko iyo umuntu yatangiye kuzamura izina ryawe nka kuriya uri no mu byago. Niyo mpamvu nyine nanjye mubwira ngo ubwira fandi uwo muntu bamuhagarike kandi noneho nzi kureba uwo muntu uwo ari we, tubone ingamba tumufatira hakiri kare. Okay, ibyo birumvikanye. Sashane hari ibintu birimo biranshanga. Ubwo mukecuru ninde ni bande yavugaga ngo amukorera isoni ngo mbere ya ba mwana? nyine njye nayo mpagaze haranjye na porofesa mu muryango tukumubwira ngo ameke isi. Nuko nyine uwo mukecuru ahitaza niko kwitotomba ngo uratsebeje ngo kwa banana ibiki girebye sinari mbizi niko kwitangira isoni nawe urabyumva mu bantu bakoze ntaninjira nza hano. None se Shane ubundi kari nkayo yose ubundi wose urunga baketiye nkandi ubuhe buryo? Yese mba numva mwamwanzi aba ari we haracaho ngo kirango kiragiswende byaba namenyumukwe n'ukuri. Ubwo mbese ni mwawe umugiriye ubuse ko mbona uri mu bantu batari bwarare muri uru rugo batari bwanarubemo. Iki urumva ibintu wakoze? ntabwo njye nabanza nkategereza Kate tukaganira. Mama uko byagenda kose uracyari muto, ariko byaba agahinda kuri wowe wumva ngo umwana agiye gusenga. birumvikana pe. Nubwo yaba afite ibibazo akajana, ndifuza ko urugo rwe rwakomera. ariko uzi kugeri ubwo umwana aza akakubwira ngo barabona byamuyobeye bagiye guhambira ibye. umwana wanjye yaraje arabintekereza byose, numva n'impamvu nasigiye. birumvikana pe kandi biranagaragara pe mu by'ukuri ntabwo mumeze neza. wahora n'iki bagira ngo si uko ukiri muto wawe nugera hanjye nyose ukumva umwana wawe ukimuriho wumva ari nk'inkota bagenda bagusogota gahoro gahoro. birumvikana gusa nyine birabasaba kwihangana pe. Ahubwo mbonye impamvu bizinesi yanjye itagendaga neza ni umuginga wanyitambitse. Kuri ibyo rero wihagarara ikintu ubwira afata umuntu amuhagarike. Nimba ashaka ko bizinesi yacu ikomeza kugenda nawe kunguka uwo muntu ntahagarare. Niko bimeze. Ufatiye nayo ifata igize gute? Niko bimeze. Gusa nawe wirinde cyane ubwo urumva ko nawe ushobora kuba uri mu byago. Oya nta byago, nta munyamafaranga ujya mu byago ushaka. Sawa. Ineza wangiriye, urukundo wangiriye, uzakomeze ubugirire n'abandi kuko ibyo nibyo bizaguha gusaza neza. Murakoze cyane pe.
gusa nyine mukecuru nabonye uriya mukazana wanyu atoroshye. ceceka nijye mbizi mwana Narumiwe. gusa umwana wanjye ubona agenda ashaka kumenya amakuru nuko navuyeyo bikini byose ntakugeraho akakuganiriza ntuzagire icyo umubwira. Nta kintu nzamubwira kandi ntabwo ushaka ko umwana wanjye uko uhungabana. ibyo birumvikana kandi umubyeyi wese ndakeka ari cyo kintu aba yifuza ku mwana we. Shani mutegereze ntacyo nyine ntaribi ariko reka nkubwire wamutegereza wagira Ketia naramuka ageze ahangaha akaramuka amenye ko washatse gusoma umugabo wiwe sinkubeshye muri bwa bipfe kandi cyane. Ese turi bwapfa aramukunda kumba munamutesha agaciro. Ibyo kumukunda no kutamukunda ibyo ngibyo nta n'ibyabo sibyo ariko icyo mubwiye kimutegereza ariko murashwana. Nese dupfa iki kandi atamukunda. Aha ariko Esther ubaze ikintu kimwe ngaho umwana wanjye umukorera uriya rugendo umwana wawe aza n'umugore amusomere mu muryango w'urugo rwe kiriya kintu ninde mubyeyi wakihanganira? ariko rero ni imipangu y'abakobwa bawe bari bicaranye n'umuntu w'umugabo muzi babonye umwana wanjye ahingukiye babona ko bari bukorwe n'isoni bahera ko bamushumuriza umukobwa wari uhicaye ngo nagenda muyora musome nuko byagenze na abakobwa bawe n'incuro butanya ni abana banjye nibo babi none se uwo basomanaga hano umwana wanjye ariko twasanze amuyoye nta yabisobanuriye byose rwose kuki atamwiyatse kandi umwana wanjye sinari magazayo ariko ntacyo bari bakoze yari amuyoye gutya hanyuma undi aramwiyaka. mugiye mwemera icyaha umwana yakoze icyaha umurengera naramwiboneye ubwanjye nari mpagaze turi kumwe hari bamwe bamusigaye bacuruza abakobwa. oya dadi ninde sibyo kandi babikubwiye umaritse kuza amasanga uyu mugabo ari hariya asomana n'abakobwa. abakobwa ahubwo se nibasoma gusa uziko nanjye sigaye ashaka kunsoma yaransabye abashaka ko ngo muha wowe ntabwo ubizi ibintu bibera hariya wowe ntabwo wabimenya. none se ariko waza kugura hariya rwose nkagutwara tukajya iwanyu mu rugo impamvu ugomba kugira ubuzo bw'ukuboko dadi hoya nese ubu ngubwo ntabwo nukuri ibyo kuhamvanaho yabubyihoreye kuko urumva mfasha Ketia uhamwe se ugende wazajya umufasha imirimo wenda hari igihe wenda bizarangira ariko winjyana pe wihankura. uriya mugabo arantera impungenge cyane kandi kuri wowe buri gihe mfite impungenge cyane kuri wowe. uzahora ufasha Ketia kugeza ryari? reka ngomba kugutahana uyu munsi ntabwo nagusiga rwose.